Good evening, everyone. Hello, mwese. We are so happy to meet once again in order to share the word. Twishimiye kongera guhura kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Before we read the Bible, let me pray. Mbere ko dusoma Bibiliya reka mbanze nsenge. Dear Heavenly Father, thank you. Data mu ijuru turagushimiye. Tonight you have once again allowed us to meet through this evening fellowship. Kuri mugoroba twongera kongera guhura binyuze muri iteraniro ry'umugoroba. We are so happy because you care on our souls. Twishimiye kuba wita ku bugingo bwacu. And through your word you can realize your heart and your love towards us. Binyuze mu ijambo ryawe tubasha kumenya urukundo rwawe n'umutima dufitiye. Even tonight, allow us to receive your heart. Ni mugoroba nabwo twemerera twakira umutima wawe. I pray in the name of Jesus. Sinze nize mu izina rya Yesu. Amen. Okay. We are going to read the book of Genesis. Tugiye gusoma igitabo cy'Itangiriro. Please open the book of Genesis. Ndabasabye mubumbure mu gitabo cy'Itangiriro. Tonight we will read Genesis chapter 50. Kuri mugoroba turasoma mu Itangiriro ibice 50. Starting from verse 15 through 21. Guhera ku murongo wa 15 kugeza kwa 21. Please open Genesis chapter 50 from verse 15 through 21. Itangiriro igice cya 50 umurongo wa 15 kugeza kwa 21. If you are there, I will read. Mwageze reka nsome. Genesis chapter 50 from verse 15. Itangiriro igice cya 50 guhera ku murongo wa 15. When Joseph's brothers saw that their father was dead, they said, "Perhaps Joseph will hate us and may actually repay us for all the evil which we did to him." Bene se wa Yosefu babonye ko se yapfuye baravugana bati ahari Yosefu azatwanga atwiturire rwose nabi twamugiriye. So they sent messengers to Joseph, saying, "Before your father died, he commanded, saying." Batuma kuri Yosefu bati so tarapfa yadutegetse ati, "Thus you shall say to Joseph, I beg you, please forgive the trespass of your brothers and their sin, for they did evil to you. Now please forgive the trespass of the servants of the God of your father." And Joseph wept when they spoke to him. Muzabwira Yosefu ibi arakwinginze babarera bene so igicumuro cyabo n'icyaha cyabo kuba kugiriye nabi, none turakwinginze babarera abagaragu b'Imana ya so igicumuro cyabo. Yosefu babimubwira arira. Then his brothers also went and fell down before his face, and they said, "Behold, we are your servants." ndetse bene se baragenda bamwikubita imbere baramubwira bati dore turabagaragu bawe. Joseph said to them, "Do not be afraid, for am I in the place of God?" Yosefu arabwira ati mwitinya, mbese ndi mu cyimbo cy'Imana? "But as for you, you meant evil against me, but God meant it for good, in order to bring it about as it is this day, to save many people alive." Ku bwanyu mwari mushatse kwingirira nabi, ariko Imana yo yashakaga kubizanisha ibyiza kugira ngo isohoze ibi biriho none ikiza abantu benshi urupfu. Verse 21, "Now therefore do not be afraid. I will provide for you and your little ones." And he comforted them and spoke kindly to them. None mwe gutinya, nzajya mbagaburirana n'abana banyu bato, arabahumuriza ababwira neza. Yes, we have read up to verse 21. Dusomye kugeza ku murongo wa 21. Most young people have parents in this world. Muri isi bakiri bato benshi bafite ababyeyi. In Rwanda, because of genocide against Tutsi of 1994, mu Rwanda bitewe na jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, and even the war, some young people, they are the heads of the families. abantu bato usanga bahagarariye imiryango. Anyways, each and every family has the head, whether he's a parent or a guardian or an elder, young people among others. Buri muryango wose ugira umuyobozi, yaba umubyeyi cyangwa se ukuriye abandi. As people live together in the family, actually a family is where a person can be free
to speak whatever which is in his or her heart. mu gihe abantu babana mu muryango buri wese aba yisanzuye kuvuga ikiri ku mutima we. However, these days many people they live with a hidden heart. ariko muri iyi minsi abantu benshi babana n'umutima uhishe. This is unfortunate because people were supposed to live freely in the family. iki ni ikintu kibabaje kubera ko abantu bagakwiye kuba bariho bisanzuranye mu muryango. In the year 2013, I had one sad story. mu mwaka wa 2013 numvise inkuru ibabaje. In Rwanda, in South Province, one university student killed his mom. mu Rwanda umunyeshuri wa kaminuza umwishe umubyeyi we. Why does such thing happen? kuki ibintu nk'ibyo bibaho? Actually, it starts with a hidden and isolated heart. ubundi byari byatangira mu mutima wihishe kandi wigunze. And people start to live by just following their common senses. abantu batangira kuba bakurikiza gusa inyurabwenge zabo. They believe their own thoughts. bakizera ibitekerezo byabo. In Rwanda, we have a saying. mu Rwanda tugira umugani. But I don't know how to express it, but to say that one head helps itself to go crazy. sinzi uko bavuga ariko bavuga ngo umutwe ugira inama yo gusara. So if one person just follows his thoughts, umuntu aramutse akurikira ibitekerezo bye gusa, he can't help but to go crazy. nta kindi cyamubaho usibye gusara. That's why living with a hidden heart or isolated heart is so dangerous and troublesome. niyo mpamvu kubana n'umutima uhishe cyangwa se wigunze ni ibintu bibi cyane. When you read John chapter 13, iyo dusomye muri Yohana ibice 13, please open John chapter 13 verse 2. mumbure muri Yohana ibice 13:2. Here there is one disciple of Jesus. hano harimo umwigishwa wa Yesu. One day he received an evil spirit. umunsi umwe yakiriye umwuka mubi. John chapter 13 verse 2 says, Yohana 13:2 aravuga ngo, and the supper being ended, the evil having already put it into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him. bakirya ibyo kurya bya nijoro Satani yamaze koshya umutima wa Yuda Iskariyota hamwe na Simoni ngo mugambanire. Yeah, Judas was one of the disciples of Jesus. Yuda ari umwe mu bigishwa ba Yesu. He lived with Jesus for 3 years. yabanaga na Yesu imyaka 3. He could witness how Jesus preached the gospel and how he performed many wonders. bashobora kubona uburyo Yesu yabwirizaga ubutumwa bwiza nuko yakoraga ibitangaza. But he lived as if he was alone. ariko yabagaho nk'aho yari wenyine. Because of this, one day he followed his thought. icyo cyatumye umunsi umwe akurikira ibitekerezo bye. I don't know how it started because the Bible does not talk all things. sinzi uburyo byatangiye ariko Bibiliya ntabwo ibivuga byose. But I'm sure that Judas Iscariot knew Jesus, how powerful he was. ariko mpamya neza ko Yuda Iskariyota yari azi Yesu uburyo akomeye. Probably he thought, if I betray Jesus, I can just gain money, but they will not arrest him. biribwira ati ningambanira Yesu nzibonera amafaranga ariko ntabwo bazamuta muri yombi. Even if they arrest him, they cannot kill him because I know him very well. nabamuta muri yombi ntibamwica kubera ko ndamuzi neza. Many times they had tried to arrest him, but Jesus could just escape. igihe cyinshi bagerageje kumuta muri yombi ariko Yesu akajya abacika. He might have thought that through this experience, Jesus would also escape them. ashobora kuba yatekereje wice no muri ibi nabwo Yesu azabacika. But always Satan deceives people by just planting a small thought in their heart. igihe cyose Satani ashuka abantu abibye igitekerezo kimwe mu mitima yabo. But little by little he drags their hearts and eventually he kills them. agenda rero ashorera imitima yabo buhoro buhoro bikarangira bishe. It started in that way, eventually betrayed Jesus. niko byatangiye birangira agambaniye Yesu. But as we read, this was not his thought. ariko ngo twabisomye ibintu by'ibitekerezo bye. Whose thought was it? byari ibitekerezo byanyu. The Bible says it was of the devil. Bibiliya ivuga ko byari ibya Sekibi. It was of Satan. byari ibya Satani. But he thought, I am the one who is betraying Jesus. ariko yatekereje ati ningira kugambanira Yesu. But I'm sure that they will not catch him. gusa nizeye ko batazamufata. After Jesus was arrested,
Yesu amaze gufatwa, after he saw how he was beaten, amaze kubona uburyo yakubiswe, he started to have another thought. yatangiye kugira ikindi gitekerezo I cye. betrayed innocent blood. Ati nagambaniye amaraso atari urubanza. By thinking this, eventually he decided to confess before the priest. Mu gutekereza ibyo, Yesu yemeza kubyatura ku mutambyi. Yes, he took the money he received and returned the money. Yatwaye amafaranga yari yahawe arayasubiza. And he confessed, indeed I betrayed innocent blood. Nuko yerura avuga ngo nagambaniye amaraso atari urubanza. Please receive back your money. Ndabinginze nimwakira amafaranga yanyu. But after this, eventually he committed suicide. Ariko nyuma y'ibyo yaje kwiyahura. This is how Satan works in the hearts of people. Nuko Satani akorera mu mitima y'abantu. Because people with hidden hearts, always they live with misunderstanding. Kubera ko abantu bafite umutima uhishe igihe cyose babana no gucanganyikirwa. When you go to many religions, or when you enter in the church, Iyo mu madini menshi cyangwa ukinjira mu rusengero, I mean the temples, you can find many Christians. ushobora kubonamo abakristo benshi. Especially in Rwanda, more than 90, I think, they are Christians. By'umwihariko mu Rwanda abarenga 90 ni abakristo. But when you check their lives, ariko iyo ugenzuye ubuzima bwabo, yeah, when they are before God, they confess the sins they commit. iyo bari imbere y'Imana batura ibyaha bakoze, They say, God, I'm sinning baravuga bati Imana ni umunyacyaha because I did this and that. kubera ko nakoze ibi n'ibi. But deep in their hearts, they are rotting in sin without them knowing. ariko mu ndiba y'imitima yabo baborera mu cyaha batanabizi, And they don't want to reveal before God that they failed. kandi ntibaba bashaka guhishira imbere y'Imana ko batsinzwe. That's why always they confess the mistakes they have Niyo done. mpamvu igihe cyose bahora batura amakosa bakoze. So as they do this, they think this is confession. Mu gihe bakora ibyo bibwira ko ubwo ngubwo ari ukwatura. Of course, they find such expressions in the Bible. Birumvikana ko inyito nk'izo zibona muri Bibiliya. Never tell people that they should not confess. Ntuzigere ubwira abantu ko batagomba kwatura, Because confession is biblical. kubera ko kwatura nuko muri Bibiliya. But how do you confess? Ariko se watura ute? When you read the book of Psalms, Iyo usomye mu gitabo cya Zaburi, you can find where David spoke about confession. ubasha kubona aho Dawidi yavuze ibyo kwatura. Why should we confess? Kuki tugomba kwatura? And what should we confess? Kandi se ni iki dukwiye kwatura? So when you read Psalm chapter 32, Iyo usomye Zaburi 32, Psalms chapter 32 verse 5, Zaburi 32 umurongo wa 5, here the Bible talks about confessing. hano Bibiliya ivuga ku kwatura. Yes, it's okay for you to confess, Nta kintu bitwaye ko wakwatura, but I hope you first of all think about what is confession. gusa niringiye ko watekereza kwatura icyo ari cyo. Verse 5 says, I acknowledged my sin to you, and my iniquity I have not hidden. I said, I will confess my transgressions to the Lord, and you forgave the iniquity of my sin. Psalms 32 verse 5. Nakwemereye ibyaha byanjye, sinatwikiriye gukiranuka kwanjye, naravuze nti ndaturira Uwiteka ibicumuro byanjye, nawe umuraho urubanza rw'ibyaha byanjye. Yes, as you can see here, David confessed. Uko mushobora kubibona aha ngaha Dawidi yaratuye, And as he was confessing, hanyuma mu gihe yaturaga he told God, I can never hide my heart before you, yabwiye Imana ati sinshobora kuguhisha umutima wanjye imbere yawe, because I have iniquities of my sin. kubera ko mfite gukiranirwa kw'ibyaha byanjye. You know, as we are born with sin. Mu gihe twavukanye icyaha, We are born with an evil heart. twavukanye umutima mubi, And this evil heart makes us commit evil. kandi uyu mutima mubi utuma dukora ibibi. Whenever people see themselves committing evil, iyo abantu bibonye bakora ibibi, they think this is sin. batekereza ko icyo ari icyaha. Last time I told you about the tree. Ubushize nababwiye ku by'igiti. There is a good tree and a bad tree. Hari igiti cyiza ndetse n'igiti kibi. A good tree bears good fruits, igiti cyiza cyera imbuto but nziza, a bad tree bears bad fruits. ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. But people don't want to acknowledge this. Ariko niba bashaka kwemera ibi ngibi, Yeah, this is what David
realized. iki nicyo dawidi yaje kumenya. And he said, I acknowledged my sin to you. aravuga ngo nakwemereye ibyaha byanjye. What was his sin? ese ibyaha bye ni ibihe? And why did he confess? kandi se n'iki cyatumye yatura? Actually, the result of confession must be the forgiveness of sins. ubusanzwe umusaruro wo kwatura kuba kubabarirwa ibyaha. Because people, if they confess truly, they can receive forgiveness of their sins. kubera ko niba abantu batuye by'ukuri bashobora kwakira imbabazi z'ibyaha byabo. But they have first of all to understand what is sin. ariko bagomba kubanza kumenya icyaha icyo ari cyo. That's when they can confess, not hiding their sin. nicyo gihe bashobora kwatura badahisha ibyaha byabo. But do you know what? ariko mwamuzi n'ikindi. People confess to hide their sins, their sin. abantu batura kugira ngo bahishe ibyaha byabo. They confess evil works to hide their sin deep in their hearts. batura ibyaha byabo kugira ngo bahishe ibyaha byabo muri w'imitima yabo. That's why people say, God forgive me, I lied. impamvu bavuga ngo Mana mbabarire nabeshye. God forgive me, I stole. Mana mbabarire nibye. And other evil deeds. ndetse n'ibindi bikorwa bibi. But when you read Psalm chapter 51, ariko iyo usomye muri Zaburi 51, verse 5, you can see what David confessed. umurongo wa 5 ushobora kubona icyo Dawidi yatuye. Because here he said, behold, I was brought forth in iniquity, and in sin my mother conceived me. Psalm chapter 51 verse 5. Zaburi 51 umurongo wa 5, mu gukiranirwa mu byarimo mama yabyariye. Yes. You can see how David acknowledged his sin. ushobora kubona uburyo Dawidi yamenye icyaha cye. I was brought forth in iniquity, and my mother conceived me in sin. ati dore naremanywe mu gukiranirwa kandi mu byarimo mama yabyariye. Even Apostle Paul spoke same. Intumwa Pawulo nawe ibyo nibyo yavuze. He said, I think I have good in me. yavuze ngo ntekereza ko mfite ibyiza muri njye. But whenever I try to do good, I find myself doing evil. ariko uko ngerageza gukora icyiza nisanga nakoze ikibi. And he concluded, in me there is nothing good. yaje kwanzura ati muri njye nta cyiza kibamo. And this is what God says actually. iki nicyo Imana ivuga rero. You cannot do good ntakora ibyiza because you are evil. kubera kuri mubi. You were brought forth in iniquity, and your mother conceived you in sin. ngo waremanywe mu gukiranirwa kandi mu byaha nimwo nyoko yakubyariye. Please acknowledge this. ndagusabye ujye wemera ibyo. That's when you can confess truly. nicyo gihe ushobora kwatura by'ukuri. Actually, in the Bible there are two kinds of confession. ubundi muri Bibiliya harimo kwatura k'ubwoko bubiri. One is to confess after acknowledging your true image. kimwe ni ukwatura umaze kumenya ishusho yawe nyayo. After acknowledging what is sin truly. umaze kumenya neza icyaha icyo ari cyo. The second one is to confess. ikindi cya kabiri ni ukwatura. To confess what? kwatura iki? Who God is. kwatura Imana iyo ari yo. Who Jesus is. kwatura Yesu ari we. To confess the love of God. kwatura urukundo rw'Imana. Because despite your evilness, God's love never ceases, never go far from you. utitaye ku bibi byawe urukundo rw'Imana ntirwigera rugusiga. That's why you should acknowledge these two things. niyo mpamvu ugomba kwemera ibintu byombi. One, acknowledge your sin. icya mbere wemere ibyaha byawe. Acknowledge how evil you are. wemere uburyo uri umuntu mubi. Acknowledge that you cannot do good at all. wemere ko utabasha gukora icyiza na busa. If you realize this, numenye ibyo. even condemning yourself will get a solution. no kwiciraho iteka uzabona umuti wabyo. Today we read Genesis chapter 15. uyu munsi twasomye mu itangiriro 15. Joseph's brothers followed their thoughts. abavandimwe ba Yosefu bakurikije ibitekerezo byabo. This was evil. ibyo byari bibi. But more than this, they were people who were living within themselves, hiding their hearts. ariko ikirenze kuri ibyo ni abantu babagaho muri bo ubwabo bahishe imitima yabo. This was the evilness they had, which was dangerous. iki ni ikibi bafite kandi cyari gikaze. Because once they moved their bodies from Canaan to where Joseph lived, kubera ko igihe kimwe bavanye imibiri yabo i Kanani berekera aho Yosefu yabaga. but they could not move their hearts at all. ariko ntabwo bashobora kwimura imitima yabo habe na gato. Therefore they lived with agony together with Joseph. byatumye babana na Yosefu mu gahinda. They lived with condemnation. babaye biciraho iteka. Why was it like that? kuki
cyaro kugera bimeze. Yes, even today people live with condemnation. Uyu munsi nabwo abantu baba biciraho iteka. But do you think it's because they do evil things? Ariko se utekereza ko ari ukora ko bakora ibibi? I don't think so. Siko mbitekereza. Because the Bible says that we are evil Ko Bibiliya ivuga ko turi babi from the womb. kuva mu nda. Because we are sinners from the womb. Kubera ko uri umunyacyaha kuva mu nda. God cannot tell you to do good at all. Imana ntiyakubwira ko uri byiza be na gato. How can you tell an avocado to bear mango fruits? Nibwo tubabwira avoka kwera imbuto z'imyembe. How can you tell a bad tree to bear good fruits? Nibwo tubabwira igiti kibi kwera imbuto nziza. If you do like that, it means you are not normal. You are out of your mind. Uramutse ubikoze gutyo bivuze ko utaba wuzuye waba warasaze. But God is wise. Ariko Imana yo ni nyabwenge. God is not crazy. Imana yo ntiyasaze. Therefore, He cannot tell people to do good, yet they are born sinners. They are born as evil people. Ntabwo yabwira abantu gukora ibyiza rero kandi baravutse abanyabyaha ari babi. What God wants is for you to acknowledge your sin. Icyo Imana ishaka ni ukumenya ibyaha byawe. Because you are born with sin, Kuko wavukanye icyaha, you are born with evil, wavukanye ikibi, and your heart is full of evilness. kandi umutima wuzuye ibibi. So Joseph's brothers, they betrayed him. Rero abavandimwe bose ko baramugambaniye. After betraying him, Bamaze kumugambanira. yes, many years passed. Hashize imyaka myinshi. After 17 years, they met him. Nyuma y'imyaka 17 baje guhura nawe. At that time, they had a famine, Icyo gihe bari bafite inzara. and they were wandering, trying to find food. Barimo jarajara bashakisha ibyo kurya. That's how they met Joseph. Uko niko baje guhura na Yosefu. And immediately Joseph acknowledged them. Ako kanya Yosefu ahita abamenya. And Joseph preached to them the gospel. Nuko Yosefu ababwiriza ubutumwa bwiza. When you read Genesis chapter 45, Iyo usomye mu itangiriro ibice 45. you can see how they met Joseph and how Joseph spoke to them. Ubona uburyo bahuye na Yosefu n'ukuntu Yosefu yababwiye. Joseph told them, you are not the ones who sent me here. Yosefu arabwira ati simwanyohereje no. You are not God. Ni muri Imana. How can you send me in Egypt? Ese mwanyohereza muri Egiputa mute? How can you make this situation to make me a governor? Ese mwangira umutegetsi mute? Do you think you are the one who sent me? Mutekereza ko mwanyohereje no? No way. Shkwida. But for 17 years they thought they betrayed Joseph, they sold him. Ariko amaze imyaka 17 batekereza ko bagambaniye Yosefu kandi ko bamugurishije. This is how people are deceived by Satan. Uko niko abantu bashitswe na Satani. They think we can't sin. Baratekereza ngo dukora icyaha. They don't know that sin dwells in them. Ntabwo bazi ko icyaha gituye muri bo. And on the other side, God is working to make them free from that sin. Ku rundi ruhande Imana ikora kugira ngo babohore icyo cyaha. Though God is working strongly to save them, Nubwo Imana ikora cyane kugira ngo ibakize, they don't want to acknowledge His work. ntabwo bashaka kwemera imirimo yayo. They just keep condemning themselves. Bakomeza kwiciraho iteka gusa. They just keep speaking, we are sinners. Bakomeza kuvuga ngo turi abanyabyaha. Praise that forgive us. Bati Imana tubabarire. And this is what happened in Genesis chapter 15. Iki nicyo cyabayeho mu itangiriro ibice 50. Joseph's brothers also, they had such heart. Abavandimwe ba Yosefu nabo bari bafite umutima nk'uwo. They hid their hearts for so many years. Bari barahishe imitima yabo imyaka myinshi. After 17 years, they lived more other years with Joseph, with their father, also hiding their hearts. Na myaka myinshi nabo babanye na Yosefu ndetse n'umubyeyi wabo bahishe imitima yabo. Therefore, because their hearts was crossed, they could not listen to the word. Impamvu kubera ko imitima yabo yari ikinze ntabwo bashobora kumva ijambo ry'Imana. It's not that people don't have Bible. Ikibazo ko abantu batunze Bibiliya. People have Bible. Abantu batunze Bibiliya. People listen to the word written in the Bible. Abantu bumva ijambo ryanditse muri Bibiliya. But why do people keep saying that they are sinners? Ariko se niki gituma bakomeza kuvuga ko ari abanyabyaha? Why do they confess that they can't sin, so they are sinners? Niki gituma bakomeza kwatura ko ari abanyabyaha kubera ko bakora ibyaha? It's because the word of God has no place in their hearts. Impamvu nuko ijambo ry'Imana ridafite icyicaro mu mitima yabo. So when you read Genesis chapter 50 verse 15, Iyo dusomye itangiriro igice cya 50 umurongo wa 15. it is after the death of Jacob. Ni nyuma y'urupfu rwa Yakobo. The Bible says when Joseph's brothers saw that their father was dead, they said that perhaps Joseph will hate us and may actually repay us for all the evil
which we did to him. aravuga ngo bene se wa Yosefu babonye ko se yapfuye baravugana bati ahari Yosefu azatwanga twiture rwose nabi twamugiriye. This is the heart they were living with. uyu ni umutima w'abanaga nawo. They didn't believe in the words of Joseph. ntabwo bizeraga amagambo ya Yosefu, They believed in their own hearts. bizeraga imitima yabo bwite. Actually, in order to believe in God, you have to lose faith towards yourself, in yourself. kugira ngo wizere Imana ugomba kwitakariza icyizere, Because people want to keep their faith, their own faith, which makes them believe in themselves. ko abantu bashobora kugumana kwizera kwabo gutuma bizera. They cannot believe in Jesus. ntabwo bashobora kwizera Yesu. What they can say is just good words before Jesus. icyo bavuga gusa ni amagambo meza imbere ya Yesu. Jesus, you are almighty. Yesu ushobora byose. Jesus, you saved me. Yesu warankijije. Jesus, you gave me eternal life. Yesu wampaye ubugingo buhoraho. Jesus, you are my Lord. Yesu umwami wanjye. But as people speak this, ariko mu gihe abantu bavuga ibyo ngibyo, on the other side they say, Jesus, I am sinner. ku rundi ruhande baravuga bati Yesu ndi umunyacyaha. I betrayed you. narakugambaniye. I did this even that. nakoze ibi n'ibi. What is true? ese ukuri ni ukuhe? Did Jesus save them? ese Yesu yabakijije? If Jesus saved them, why do they keep this heart that they are sinners? niba Yesu yabakijije ni kuki bagumana umutima wo kumva ko ari abanyabyaha? Why can't they believe the word of Jesus? kuki batakwizera ijambo rya Yesu? Why can't they believe the work of God? kuki batakwizera umurimo w'Imana? God said, I sanctified you once and for all. Imana yavuze ngo nagukijije ishimwe kandi ihagije kugeza iteka. I forgave all of your sins. nakubara ibyaha byawe byose. But people keep confessing that they are sinners. ariko abantu bakomeza kwatura ko ari abanyabyaha. Look at him. nimurebe hano. Verse 16 says, So they sent messengers to Joseph, saying, Before your father died, he commanded, saying, Thus you shall say to Joseph, I beg you, please forgive the trespass of your brothers and their sin, for they did evil to you. Now please forgive the trespass of the servants of the God of your father. And Joseph wept when they spoke to him. batuma kuri Yosefu bati so atarapfa yadutegetse ati muzabwire Yosefu ibi arakwinginze babarira bene icumuro cyabo n'icyaha cyabo kuba kugiriye nabi none turakwinginze babarira abagaragu b'Imana yaso igicumuro cyabo. Yosefu wabimubwira arira. Do you think what brothers of Joseph said was true? ese utekereza ko icyo abavandimwe Yosefu bavuze cyari ukuri? Actually, people lie in order to hide their sin. ubusanzwe abantu barabeshya kugira ngo bahishe icyaha cyabo. Another time they try to do good things to hide their sin. ikindi gihe bagerageza gukora ibyiza kugira ngo bahishe ibyaha They byabo. speak good words to hide their evilness. bavuga amagambo meza kugira ngo bahishe ibibi byabo. But even if you lie to people, ariko naho wabeshya abantu you cannot lie before God. ntabwo ushobora kubeshya imbere y'Imana. If you have faith, waba ufite kwizera, God can know that you have faith. Imana ishobora kumenya ko ufite kwizera. But when you don't have faith, ariko niba nta kwizera ufite, God also knows you don't have faith. Imana nayo ibizi ko nta kwizera ufite. One day Martha and Mary tried to tell Jesus that they have faith. umunsi umwe Marita ndetse na Mariya bagerageje kubwira Yesu ko bafite kwizera. At the time Lazarus, their brother, had died. igihe umuvandimwe wa Lazaro yari yapfuye, Yeah, Jesus had spoken to them Yesu yari yavuganye nabo that sickness is not to kill him, but is for the Son of God to be glorified. ati iyo ndwara si yo kumwica ahubwo niyo gutuma umwana w'Imana ahimbazwa. And they said, yes, Lord. nuko baravuga bati yego kuko mwami. But when they saw Lazarus dying, ariko babonye Lazaro apfa, they waited one day, bategereje umunsi umwe, 2 days, iminsi ibiri, 3 days. iminsi itatu. On the 4th day, Jesus came. ku munsi wa kane Yesu araza. As soon as they saw him, bakimubona they started to complain before him. batangiye kumwinubira. Now, if you are here, our brother could not have died. bati yusa kuri hano umusaza wacu nawe yarapfuye. Jesus spoke to them. I told you to believe that if you'd believe, you'd see the glory of God. Yesu aravuga ngo narabwirira imwizera muri ubuntu bwiza bw'Imana. Your brother will resurrect. umuvandimwe wanyu rero azazuka. But they said, yes, Lord, we know that he resurrects at the end of the age. baravuga ngo gudukabije tubizi ko azazuka ku munsi w'imperuka.
But Jesus said, let us go to where he is. yesu arababwira ngo muze tujya ahari, And he told them to remove the stone. ababwira gukuraho igitare. But they said, no, 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 now there is a stage. baravuga ngo oya, ubu ngubu aramuka. As they kept insisting to their unbelief. mu gihe bakomeza gutsimbarara ku kutizera kwabo. When you read John chapter 11 verse 35, iyo usomye yohana igice cya 11:35, the Bible says Jesus wept. bibiliya ivuga ko yesu yareze. Same to the story of Joseph. kimwe n'inkuru ya yosefu. Joseph wept because his brothers couldn't believe in the word. yosefu yarijijwe nuko abavandimwe batashoboye kwizera ijambo. He spoke to them the heart of God, babwiye umutima w'imana, but they didn't accept the word of God. ariko ntabwo bemeye ijambo ry'imana. Therefore, they lived with agony. byatumye babana n'agahinda. Living with a hidden heart troubles people. kubana n'umutima wihishe biteza abantu akaga. This is what trouble our life. iki ni cyo giteza ibyago ubuzima bwacu. Because when people they live with an open heart, kubera ko abantu babanye n'umutima ufunguye, God is ready to save them. imana iba yiteguye kubakiza. God is ready to help them. imana iba yiteguye kubafasha. As I told you, kuko nabibabwiye, our parents love us. ababyeyi bacu baradukunda. On the other side, even children love their parents. no mu rundi ruhande abana baba bakunda ababyeyi babo. But why sometimes we hear stories, sad stories, that a child killed a parent or a parent killed a son. ariko se kuki rimwe na rimwe twumva inkuru zibabaje, umwana yishe umubyeyi we cyangwa se umubyeyi yishe umwana we? This is the problem of living with across the heart. iki ni ikibazo cyo kubana n'umutima ufunze. So this would happen to Joseph's brother. rero ibyo byabaye ku bavandimwe ba yosefu. Joseph was grieved because of unbelief of his brothers, yosefu yatewe agahinda no kutizera kw'abavandimwe be, and he wept nuko ararira, because he wanted them to receive the forgiveness, kubera ko yashakaga ko bakwakira imbabazi, the forgiveness of their sins. imbabazi z'ibyaha byabo. But for many years they didn't accept his words. ariko bamaze imyaka myinshi batemera amagambo ye. That's why after the death of their father, niyo mpamvu nyuma y'urupfu rwa se, again they repeated the same thing. barongera basubiramo bya bintu bimwe n'ubundi. People always say, God forgive us, we are sinners. abantu baravuga bati mana tubabarire dore turi abanyabyaha. But do you think God tells them what? ese utekereza ko imana ibabwira ngo iki? Of course God repeats the same words. bivuga ko imana isubiramo amagambo amwe I've n'ubundi. already forgiven. namaze kubabarira. Even Joseph, same words he spoke to them. yosefu nawe niyo magambo yababwiye. Verse 21. 21. Now therefore, do not be afraid. I will provide for you and your little ones. And he comforted them and spoke kindly to them. aranditswe ngo none mwe gutinya nzajya mbagaburirana n'abana banyu bato, arabahumuriza ababwira neza. Even verse 20 says, but as for you, you meant evil against me, but God meant it for good, in order to bring it about as it is this day, to save many people alive. Ukavuga ngo ku bwanyu mwari mushatse kugirira nabi, ariko imana yashakaga kubizanisha ibyiza kugira ngo isohoze ibi biriho none ikiza abantu benshi urupfu. Yes, you may have an evil heart. Yego ushobora kugira umutima mubi. Even you may commit evil. Ushobora no gukora amabi. But on the other side, there's God who is having a plan to save many people. Ariko mu rundi ruhande hari Imana ifite umugambi wo gukiza abantu bose. And he can save people through any incident. Kandi ishobora gukiza abantu binyujije mu buryo bwari bwose. That's why the story of Joseph was not a sad story. Impamvu inkuru ya Yosefu itari inkuru ibabaje. Being betrayed. Kugambanirwa. Even Jesus was betrayed, but this happened because God wanted him to die for us. Yesu nawe yaragambaniwe ariko byabaye ko Imana yashaka kugira ngo dupfire. Same to Joseph, he was betrayed, but God wanted to save many people. Nicyo kimwe na Yosefu nawe yaragambaniwe ariko Imana yashaka gukiza abantu benshi. So what we need to realize is the heart of God. Icyo dukeneye kumenya ni umutima w'Imana. Is the love of God. Ni urukundo rw'Imana. God loves us. Imana iradukunda. That's why our confession ni impamvu kwatura kwacu should be based on
only two things. ukwiye kuba gushingiye ku bintu bibiri gusa. One, we acknowledge that we are that evil people. icya mbere ni uko tumenya ko turi abantu babi bahindanye, Not because we betray God or betray other people, atari kubera ko twagambaniye Imana cyangwa se twagambaniye abandi bantu, but that is how we are born. ahubwo uko niko twavutse. We are so evil. turi babi cyane. In us there is nothing good which can come. muri twebwe nta cyiza na kimwe gishobora kuvamo. Therefore, after we acknowledge our sin, niyo mpamvu tumaze kumenya icyaha cyacu, we confess like David. twatura nka Dawidi, We confess like Apostle Paul. twatura nk'intumwa Pawulo. Not only that, si ibyo gusa, but also we can confess what Jesus has done. dushobora no kwatura ibyo Yesu yakoze. We can confess that Jesus is the Lord. dushobora kwatura ko Yesu ari umwami. Despite all evil we commit, despite our evilness, Jesus is the Lord. tutitaye ku bibi byose dukora, Yesu ni umwami. And if we come to believe in His love, kandi mu gihe twizeye urukundo rwe, we can receive the forgiveness. dushobora kwakira imbabazi. Romans chapter 10 verse 9. Abaroma igice cya 10:9. Please open Romans chapter 10 verse 9 as we conclude. reka mbasabe dusome Abaroma igice cya 9:10 dusoza. Romans chapter 10 verse 9 and 10. Abaroma igice cya 10:9-10. That if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. niwatoza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. kuko umutima ari umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka, kandi akanwa akaba ariko yatuza agakizwa. You have to confess with your mouth ugomba kwatuza akanwa kawe that Jesus is the Lord. ko Yesu ari umwami, And in your heart you should believe kandi ukwiye kwizera mu mutima wawe that God raised him from the dead. ko Imana yamuzuye mu bapfuye, Because God wanted to justify him. kubera ko Imana yashatse kugutsindishiriza. In Hebrews chapter 10 verse 10, the Bible says that you have been sanctified once and for all. mu Baheburayo igice cya 10:10 avuga ko wejejwe inshimwe kandi yagejejwe Because igitego, that was the will of God. kubera ko icyo cyari ubushake bw'Imana. And when you come to believe this in your heart, mu gihe ibyo ubyizeye mu mutima wawe, you receive the forgiveness of sins. wakira imbabazi z'ibyaha. As it is written in verse 17, Hebrews chapter 10, nk'uko byanditswe mu Baheburayo igice cya 10:17, the Bible says, your sins and your lawless deeds God will remember no more. Bibiliya ivuga ko ibyaha byawe n'ubugome bwawe Imana itazabyibuka. Always God is telling you like this, igihe cyose Imana ikubwira ityo, I don't remember your sins. iti sinibuka ibyaha byawe, I forgave your sins. nawe ari ibyaha byawe, I saved you from your evilness. nagukijije ibibi byawe. You should believe in your heart that you are free from your sin. ukwiye kwizera mu mutima wawe yuko wamaze kubohoka ibyaha byawe, Because Jesus died for your sin. kubera ko Yesu yapfiriye ibyaha byawe, Because Jesus died in order to save you. kubera ko Yesu yapfuye kugira ngo agukize. Joseph went in Egypt to save people, Yosefu yagiye muri Egiputa gukiza abantu, but his brothers kept on just insisting that they are sinners, they betrayed him. ariko abavandimwe bakomeje gutsimbarara ko ari abanyabyaha, ko bamugamganiye. But Joseph kept on preaching the gospel to them. ariko Yosefu yakomeje kubabwiriza ubutumwa Yes, you bwiza, meant evil, ati kuko mwari mugambiriye ikibi, but God meant for good. ariko Imana yari igambiriye icyiza. That's why he did it. He allowed it so that people can receive salvation. nicyo cyatumye yemera kubibaho kugira ngo abantu bakire agakiza. Please believe in this. ndabingiza ibyo mubyizere. If you open your heart, nibumbura umutima wawe, the love of God will flow into your heart. urukundo rw'Imana ruzatembera mu mutima wawe, And also, you can be connected to the love of God. kandi ushobora guhuzwa n'urukundo rw'Imana. From that time, your life can change. kuva ubwo ubuzima bwawe bushobora guhinduka. If the parents and children have a true relationship, iyo ababyeyi n'abana bagiranye imibanire myiza, not hiding their hearts to one another, badahishanya imitima yabo, the love of the parents will flow into the hearts of children, urukundo rw'umubyeyi ruzatembera mu mutima w'umwana, and the love of children towards the parents will flow into the hearts of parents. ndetse n'urukundo umwana ku n'umubyeyi we ruzatembera mu mutima w'umubyeyi. I'm sure that there is no parent who hates the children. ndamya ko neza ko nta mubyeyi wanga abana be, Even there is no child who hates the parents. nta n'umwana wanga ababyeyi be. But when Satan crosses the hearts of them, ariko Satani yafunze imitima yabo, they kill each other.
baricana. This is what is happening even between you and God. Iki nacyo kiba hagati yawe n'Imana. You always kill the voice of the Holy Spirit. Uhora wica ijwi ry'Umwuka Wera. Not because you don't want to receive salvation, atari ukora ko udashaka kwakira agakiza, but because your heart has been closed. ahubwo ukora ko umutima wafunzwe. Open your heart. Ufungura umutima wawe. God loves you. Imana yagukunda. That's why He forgave you. Niyo mpamvu yakubabariye. And He gave you the righteousness of Jesus. kandi yaguhaye gukiranuka kwa Yesu. Therefore you are as whole as Jesus. Niyo mpamvu wera nka Yesu. You are the Son of God as Jesus is the Son of God. uri umwana w'Imana nk'uko na Yesu ari umwana w'Imana. This is what we believe. Iki nicyo twizera. Please believe this. Ndagusabye icyo ukizere. And live with an open heart before God. kandi ubane n'umutima ufungutse imbere y'Imana. Let's pray. Dusenge. Father God, we thank you. Mana turagushimiye. We thank you because you have forgiven us all of our sins. Tugushimiye ko tubari ibyaha byacu byose. And because of your love, you want us to live happily. kandi bitewe n'urukundo rwawe washatse ko tubaho twishimye. As we live with an open heart before you, mu gihe tubana n'umutima ufungutse imbere yawe, I'm sure that we can receive the joy and love and compassion in your ko heart. dushobora kwakira urukundo n'umunezero n'impuhwe biri mu mutima wawe. Because in your heart there is only good things. kubera ko mu mutima wawe harimo ibyiza gusa. You allow us to live with your things, not our things. twemerere tubane n'ibintu byawe bitari ibintu byacu. I pray in the name of Jesus alone. sinzi n'izi mu izina rya Yesu umwami wacu. Amen. Amen. Thank you very much. urakoze cyane. See you next time. tuzasura ubutaha.